Imbaraga rihe ngo ko imbaraga z'abantu zirutwa n'intege nkeya zanjye. Niba narahanuye ibikomeye, nahanuye ibikomeye kuko nshobora kurya inyama iri kwigufa nkayiguguna, mbese umunyabwenge ari he? Ku bwenge bw'abantu burutwa n'ubupfu bwanjye. Iryo ni ijambo ry'Imana ribitubwira. Muzirikane rero guhamagarwa kwanyu. Abahamagawe ntabwo ari benshi. Bene data, nimubona abantu bacogora, nimubona abantu bagenda bacika intege, nigufa nkarimara. Ariko wowe birashoboka ko ushobora kuburya inyama uyu munsi bagusereye bakazisya. Rigizo ngizo kuko nizo wahamagariwe. Muhamagawe mugomba kumenya ngo muhamagawe mute. Niba uhamagawe ufite uko wahamagawe wowe, ufite uko wahamagawe mu ruhande rwawe. Turi ku kintu cyitwa guhamagarwa n'Imana. Bene data bakundwa, nshuti z'umusaraba, bakunzi ba Community TV, turabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Imana yo mu ijuru ibane namwe, kandi kuri mugoroba Imana ibahereza umugisha hamwe natwe. Turashima Imana cyane yongeye kutwemerera kubonana, yemeye ko duhura uyu munsi kuri mugoroba. Nubwo nagize uburwayi, amasinizite ndumva yanzengereje na grippe bishaka kumperana, ariko ndagerageza kugira ngo uyu munsi tubane. Imana y'amahoro ibidufashemo kandi iduha umugisha twebwe twese kuri uyu mugoroba. Reka tubanze dushima Imana. Mana yera y'ukuri, Mana yo kwizerwa, Mana y'ibyiringiro, Mana iri mu ijuru, Mana iri mu buturo bwera. Uri hagati y'ibizima n'abamarayika bawe, abakerubi n'abaserafi. Izina ryawe rihabwa icyubahiro, izina ryawe niryamamare kandi nishyirwe hejuru mu isi no mu ijuru. Icyubahiro ni icyawe. Bana natwe kuri uyu mugoroba, ufasha abagiye kutwumva, ufasha abatuye iki gihugu batwumva, ufasha abatuye mu mpande zacyo uko ari enye, n'abatuye Afurika yose n'Uburayi bwose, Amerika yose, imigabane yose yo ku isi. Abazumvira ijambo rizabahembure, ribagirire umumaro. Uyu ni umuhamagaro waduhaye wo kugukorera. Nawe uzudufashe kuko ari we mbaraga zacu n'agakiza kacu, mu izina rya Yesu, amen. Bene data, turabashimira mu izina rya Yesu. Turabashimira ko mudukurikirana kenshi mu bihe bikomeye, muradukurikirana mu butumwa buba bugoye, muradukurikirana mu byiza ndetse no mu bibi. Bigaragara ko muri kumwe natwe, muzadufasha mu ntambara turwana muri uru rugamba turimo turwana na Satani. Si ibi bitubamo mudufasha muri byo, ahubwo nibyo Satani abashaka kuzana ngo arwanye umurimo w'Imana. Nizera ntashidikanya ko tuzajya dufatikanya, nizera ntashidikanya ko turi kumwe kandi ntituzabatererana. Mujye munyihanganira, nkunze kugira ikibazo cy'amaso ariko ndimo ndayavuza. Imana ishimwe. Hejuru y'ibyo rero, ubushize tuganira, nari nabasezeranije ko tuzaganira ku ijambo kuzirikana uko twahamagawe. Bene data, nshuti z'umusaraba, guhamagarwa ni ikintu gikomeye, guhamagarwa ni ikintu cy'igiciro, guhamagarwa ni ikintu cy'ingenzi. Umukristo wese ujya mu rugendo rujya mu ijuru agomba kuzirikana kandi akitaho, atarangaye, atarebye hirya no hino, adaciye iburyo n'ibumoso. Yakagombye buri wese gukorera mu muhamagaro Imana yamuhamagayemo. Imana yacu ishimwe cyane. Ndashimira rero abantu benshi badukurikirana, batubwira bati mukomerezaho, batubwira bati ubutumwa bwiza nimukomerezaho. Abandi baza bandika komantire bati ibyo bintu muvuga, ariko icyo tuzi cyo nuko Kristo yaduhamagaye, kandi mu muhamagaro ijambo ry'umusaraba, kubakizwa kuri twebwe abakizwa n'imbaraga y'Imana n'ubwenge bwayo, niryo riduhesha agakiza. Imana ishimwe. Hanyuma bataryitayeho nabo bazaryitaho. Igihe cyabo kirahari, kandi nyamwanga kumva ntiyanga kubona. Uwiteka Imana yaravuze ngo ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kandi igira ibyo ikora ikabigaragaza. Niba wumva wabasha guhindisha ijwi nk'inkuba, ukabasha gukubisha igicu kigakuba, imvura ikagwa, ukagusha imvura, ukabasha kubisikanya umucyo n'umwijima, ukabasha gutanga amanywa ugatanga ijoro, uzaze wigaragaze tukubone. Icyo tuzi cyo nuko nta yindi Mana uretse Imana nyir'ububasha yaremye ijuru n'isi. Nihabwe icyubahiro. Nyizamuriye amaboko. Bene data bakundwa, nshuti z'umusaraba, turi ku ijambo guhamagarwa.
hari abantu benshi batajya batekereza uko bahamagawe. Kuri izi YouTube channel nzireba kenshi, nganira n'abantu kenshi, hari benshi bambwira bati ntabwo biba bikwiriye, ubwo muba mugiye kwishakira views, niyo mpamvu iyo muvuga ku muntu runaka, ntabwo ari byo tugamije, ahubwo dufashe tukamuganiraho, hari ibyo tuba tubona bikwiye. Nk'ubushize twinjiye mu kiganiro cy'umukozi w'Imana twavugagaho, ntabwo twari tumuvuze ko ari uko dushaka kuvuga ko yakoze nabi cyangwa ibyo akora ari bibi cyangwa ibyo akora atari byiza, ahubwo twari ku ijambo gukurikirana neza, tukamenya uduhamagara rinde, uwo dukurikira ninde. Uwo dukurikira ni Kristo umwami w'abami, Kristo umwana w'Imana, Kristo wabambwe, niwe tubabwiriza. Niyo mpamvu iyo umukozi w'Imana hagurutse yitwa iryo zina ari umukozi w'Imana, tukumva ntashaka kuvuga kuri Kristo wabambwe nk'uko ari, agashaka kubigoreka. Inshuro nyinshi yo tuganira rimwe na rimwe n'abanyamakuru baba batwumva nkatwe ababwiriza butumwa, batwibazaho. Niyo mpamvu mu kutwibazaho baba bafite byinshi bagomba kutubaza. Umunyamakuru akiherera ati kubera iki uyu yavuze ikintu aha, nuko bazi ko turi abakozi b'Imana kandi tubabwira ko tugabura ibyayo. Abanyamakuru batwizera gutyo. Umunyamakuru ashobora gukurikirana ikiganiro akijijwe, ashobora no kugikurikirana adakijijwe. Niyo mpamvu yagize ikibazo agira ku mukozi w'Imana watanze ubutumwa cyangwa watanze ubuhanuzi cyangwa wavuze ubuhamya cyangwa wasebeje mugenzi we, abyibazaho. Biba ngombwa rero ko tubivugaho tukabiganira, biba bidukwiriye ko twirinda ku gato no ku kanini, tukazirikana umuhamagaro Imana yaduhamagaye. Kristo abahereza umugisha cyane. Dusome ijambo ry'Imana kugira ngo tugere mu muhamagaro nyawo. Ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cy'Abikoreno, Abikoreno ba mbere, urwandiko rwa mbere rw'Abikoreno, turasoma ku murongo wa 20, igice cya mbere ku murongo wa 20, urwandiko rwa mbere rw'Abakoreno. Aravuga ngo ijambo ry'umusaraba, turi ku murongo wa 20, ariko duhere ku wa 18 nibwo muri buryumve neza. Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana, kuko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa. Mbese none umunyabwenge ari he? Umwanditsi ari he? Umunyampaka wo muri iki gihe ari he? Ubwenge bw'iyi si Imana ntiyabuhinduye ubupfu? Kubw'ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Dore Abayuda basaba ibimenyetso, naho Abagereki bo bashaka ubwenge, ariko twebweho tubabwiriza ibya Kristo wabambwe. Uwo mu Bayuda ni ikigusha, kuko ku banyamahanga ni ubupfu, ariko ku murongo wa 24, ariko kubahamagawe b'Abayuda n'Abagiriki ni Kristo, niwe mbaraga z'Imana kandi n'ubwenge bwayo. Imana yacu nidufashe cyane. Uwo ku Bayuda ni ubupfu, ariko ku Bayuda ni uwo ku Bayuda n'Abagiriki ni Kristo, no mu mbaraga z'Imana kandi n'ubwenge bwayo, kuko ubupfu bw'Imana burusha ubwenge, burusha abantu ubwenge, kandi intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga. Ngo kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge, kandi intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga. Ijambo ry'Imana naho turifatiye. Turaza gusoza dukomezaho gatoya hepfo, ariko hano turavuga ku ijambo ngo mbese umunyabwenge ari he? Ngo mbese umwanditsi ari he? Ngo mbese umuhanga w'iyi si ari he? Ko Imana yahisemo guhikirisha abantu bayo ubupfu bw'ibibwirizwa. Ubwo twebwe tuba twibaza, tugakurikirana buri munsi mu ijambo ry'Imana, tukabaho
tuzi ko hari ibyo tugomba kumenya mbere yo gukorera Imana. Icy'ingenzi nabonye nakurikiranye kuva nahamagarwa, nasanze kubaha Imana n'amategeko yayo, ugacisha make, ukihana icyaha n'igisa n'icyaha, ukikiriza Kristo nk'uko aguhamagaye, ugahamagarwa nawe ukamwumvira, ukihana ibyaha byawe, ukamukurikira, Kristo murakorana kandi mugendana neza. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana Pawulo yandikira Abakorento yarababwiye ati, Bakorento, ati naje iwanyu, nzi iwanyu nicishije bugufi, nzi iwanyu ncisha makeya. Ubwo nazaga naje mbabwiriza ariko ntakoresheje ubuhanga, naje ntabihagararaho ngo mbakure umutima, nza noroheje nciye bugufi, kubera ko nagira ngo umuntu wese amenye ko ndimo kubwiriza Kristo wabambwe, kugira ngo muri mwe mutazagira ngo umuntu aheshwa kwizera n'imbaraga ze n'ubuhanga bwe bwo mu isi, kubera ko ubwenge ab'isi batanga ngo ntabwo bubasha kukumenyesha Imana. Ubwenge butangwa n'abatware ngo ntabwo bwakumenyesha Imana. Ubwenge butangwa na za kaminuza ntibujya bugusobanurira Imana. Ubwenge butangwa no kwiga imibare cyane ntabwo bwabasha kugusobanurira Imana. Ariko ubwenge bwo kwiga Icyongereza cyane ntibubasha kuguhamagara gukorera Imana ngo uyimenye. Ntabwo ubwenge bwo kwiga kurwana bwabasha kukumenyesha Imana. Nubwo waba uzi kurwana bingana iki, ntiwamenya Yesu, ntiwamenya Imana. Ariko ngo Pawulo yagendaga mu Bakorento yicishije bugufi, yoroheje, kugira ngo abereke ko Kristo bamuhawe kubw'ubuntu, batigeze bamuhabwa kubw'ubwenge bwabo. Kandi aravuga ngo ntabwo muheshwa kwizera n'imbaraga z'ubwenge butangwa n'ab'isi. Imana idufashe cyane. Ati iyo muhamagawe mugomba kumenya ngo muhamagawe mute. Niba uhamagawe ufite uko wahamagawe wowe, ufite uko wahamagawe mu ruhande rwawe. Turi ku kintu cyitwa guhamagarwa n'Imana, ntabwo duhamagarwa n'ubwenge bw'isi, kubera ko iyo duhamagarwa n'ubwenge bw'isi twakabaye dufite abanyabwenge bahanitse. Kuko Pawulo yaravuze ngo abo ngabo b'isi iyo bamenye ubwenge, abatware b'isi bagasobanukirwa ubwenge, ntabwo baba barahagurukiye kujya kubamba Yesu. Abatware b'isi iyo bamenye ubwenge ntabwo bari kubamba Yesu. Niyo mpamvu avuga ngo ubwenge bw'isi ntabwo ari bwo buhesha ubugingo, kuko ubwenge bw'isi bwose aho bugera bugaruka ari bwinshi aho burangirira, ngo Imana iraharenze. Kuko ngo ubupfu bw'Imana burusha ubwenge bw'abantu gukomera, kandi intege nke z'Imana zirusha intege nyinshi cyane z'abantu gukomera. Bene data bakundwa, iki ni ikigaragaza Imana ukwiri. Muribuka gato dufashe urugero tutagiye kure, mureba imbaraga z'umwana w'umuntu akoresha iyo ari mu ntambara. Tujya twitegereza, ndibuka numvise amakuru rimwe ku itariki 24 mu rukerera, numva umugabo umwe uyobora Uburusiya aravuze ati, ngiye muri Ukraine mu bikorwa bya gisirikare byo kureba uko ngomba kugarura umutekano mu burasirazuba bwayo, kubera ko hari Abarusiya bari kubabazwa, barimo gukubitwa. Ndagiye rero icyo gikorwa nkigiyemo, kandi ni igikorwa kitari burenze iminsi mike cyane. Mu minsi mike ndabambahaye igisubizo, ngira ngo yabaraga iminsi n'ahari, niba ntibeshye numvise babiganira batyo. Ariko mu bwenge bwe, mu mbaraga ze, yumvaga imbaraga ze ziri bukirangize, ntabwo yakekaga ko ziri bugeze aha. Ndetse no mu ijambo rikomeye yatangaje icyo gihe, yaravuze ati, "Gembe bwiza ukuri, ndabwira amahanga, ndabwira ibitangaza n'abakomeye mu bihugu by'Uburayi ndetse na Amerika, uzibeshya ku isi ya rurema akagira icyo akora yigaragaje ngo agiye gushyigikira kiriya gihugu, agashaka gukoma imbere ibikorwa byacu by'Uburusiya, azagira ikibazo gikomeye, nzamwereka iby'amaso atigeze abona." Nibyo koko, ariko yirengagije ko hejuru y'imbaraga nyinshi z'abantu hari imbaraga zisumba byose. Imana itugirire neza, ngo kuko imbaraga nyinshi z'abantu zirutwa n'intege nkeya z'Imana.
kuko ubwenge bwinshi bw'abantu burutwa n'ubupfu bw'Imana. Ni ukuvuga ngo mu butekerereze ko Imana guke yabitekereje yashatse kugaragaza hano mu ijambo icyo bigaragaza, yabaye nk'inani bigatekereza nabi, ntabwo yabasha gutekereza nk'umunyabwenge w'isi, yabimurusha ubwenge. Kandi tuzi ko ku isi hari abashakashatsi. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ati abayuda iyo babyumvise kubera ku ubuntu bw'Imana, kubera ubuntu bwo gusobanukirwa neza Kristo, bo basaba ibimenyetso. Iyo bumvise ibyo babwirwa basaba ibimenyetso, iyo bumvise ubuhanuzi basaba ibimenyetso. Atari ko abagereki bo iyo babyumvise bajya gushakashaka mu bitabo, bakajya gukoresha ubushakashatsi. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwenge bw'Imana bw'abanyabwenge burutwa ni ubwenge bw'Imana bw'abanyabwenge burutwa n'ubupfu bw'Imana. Ngo kuko ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana, n'ubwenge bw'isi Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Imana itugiriye neza cyane. Naha rero twari turi ngo mbese umunyabwenge yaba ari hehe? Mbese umwanditsi ari hehe? Mbese umuhanga ari he? Kubera iki? Umunyampaka ari he? Muri iki gihe umunyampaka ari he? Umunyabwenge ari he? Kuko ubwenge bw'isi ntabwo bujya butanga na rimwe, ntabwo ubwenge bw'isi Imana yahisemo kubukirisha abantu, ahubwo Imana ntiyabuhinduye ubupfu. Ubwenge bw'isi Imana yabuhinduye ubupfu. Kubera iki yabuhinduye ubupfu? Nuko yasanze ubupfu bwayo burusha ubw'abanyabwenge gukomera, burusha ubwenge bw'abahanga gukomera. Bibiliya irabyerekana neza. Imana yahisemo kudukirisha ibyo ngibyo, idukirisha ubuntu. Abayizera ibakirisha ubupfu bw'ibibwirizwa. Ukumva ijambo ry'Imana, ukumva icyo umuvugabutumwa avuga, ukumva icyo umuhanuzi avuga, ukumva icyo umwigisha yigishije, ukumva icyo ijambo ry'Imana rivuga, ukumva uratuje, ibibwirizwa bikaguhindura ugakira kubera ko wizera. Ngo kuri twebwe abizera Imana yashimye kudukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Ngo dore abayuda basaba ibimenyetso. Kubera iki? Iyo bumvise ijwi ry'Imana basaba ibimenyetso, iyo bumvise guhamagarwa basaba ibimenyetso. Ntabwo bajya bivanga. Abana b'Imana nyakuri ntibivanga, ntabwo bajya bahurura, bihutira gushaka ibimenyetso. Ariko abanyabwenge aribo bagira iki? Ab'isi aribo bagira iki? Bibiliya hano yerekana ngo bihutira gushaka ubuhanga n'ubwenge. Ngo ariko se twebweho tubabwiriza ibya Kristo wabambwe. Uwo ku bayuda ni ikigusha, ku banyamahanga ni ubupfu. Ngo ariko kubahamagawe b'abayuda n'abagiriki ni Kristo, niwe mbaraga z'Imana n'ubwenge bwayo. Kuko ubupfu bw'Imana burusha abanyabwenge ubuhanga, burabarusha gukomera. Kandi intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga. Nta muntu n'umwe ubaho wagira imbaraga mu Mana ngo arushe Imana imbaraga. Niyo mpamvu ijambo Pawulo yababaje atese muri mwebwe umunyabwenge ari he? Ngo agaragare, agira icyo avuga, agira uwakiza, agira uwahamagara. Muri mwebwe ninde uzi imibare ngo azabare? Muri mwebwe ninde muhanga uzi kwandika ngo aze? Umwanditsi ari he? Umunyampaka uzi kujya impaka ari he? Njye mbona YouTube nyinshi turi mu mpaka, njye mbona impaka nyinshi, ariko Bibiliya ivuga ko impaka ntacyo zivuze, nta nicyo zitumarira, nta nicyo zimarira abazumva. Ndetse mbona abantu benshi batwandikira, hari abanaca inyuma mu gikari bakaduhamagara kuri telefone bakatubwira bati izo mpaka zanyu, ese izo mpaka ni iziki? Bavuga butumwa turi guseba kubera impaka zidafite umumaro.
kandi Kristo yaje gukirisha abantu ubupfu bw'ibibwirizwa. Abizera ijambo ry'Imana rikabakiza, abanyabwenge yabashyize hasi. Ubwo busesenguzi bwanyu nk'ubw'Abagiriki nimubufashe hasi, muzirikane guhamagarwa. Mwahamagawe kubwo kwizera, mwakijijwe n'amaraso ya Yesu kubwo kwizera. Mwizeye Kristo nk'umwami n'umukiza, nimumukorere, nimumwemerere, nimumwambaze akiri bugufi, mugendane nawe abereka uko mukora. Kuko Abayuda bo ngo bisabira ibimenyetso, abana b'Imana batumwaho ubutumwa bakisabira ibimenyetso. Abana b'Imana bumva ibigambo bihuha ku bakozi b'Imana bakisabira ibimenyetso. Mbese Mana iki niki kivuga kuri runaka, ibimenyetso biri heye? Akabanza agasaba ibimenyetso. Ariko noneho ngo umugira ikiwe umunyamahanga utarakebwa yihutira gushaka mu bitabo ashakisha ngo amenye neza ikibi kivugwa kuri runaka. Ariko Abayuda bo nyakuri bisabira ibimenyetso. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritugaragariza ngo ariko twebweho tubabwiriza ibya Kristo. Icyanzanye ni ukubabwira Kristo, icyazanye aba banyamakuru ni ukubagezaho inkuru za Kristo. Niyo mpamvu ndimo kuzagaya cyane umunyamakuru uzazana impaka zo gusenya umurimo w'Imana. Bene data bakundwa, mureke twe gusenya ibyo twubatse, twe gusenya ibyo twagezeho. YouTube channel abantu benshi bazishimiragaho ubutumwa bwiza bubageraho batavunitse. Akicara mu rugo rwe agahamagara umuryango agashyiramo iriteraniro. Hari umuntu derutse kuganira arambwira ati ubu ndihuye, turicaye turi kumwe n'abantu, twashyize muri ekara nini, turimo turareba ubutumwa bwiza, twakoze ibintu byose, ariko iri jambo riri kuduhindura. Niyo mpamvu turababwira Kristo wabambwe ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data. Ku murongo rero wa 26 haravuga ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data, yuko bubwenge bahamagawe atari benshi, n'abakomeye bahamagawe atari benshi, n'imfura zahamagawe atari nyinshi, ahubwo Imana yatoranije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge, kandi yatoranije ibinyantege nke byo mu isi ngo ikoze isoni ibikomeye, kandi nibyoroheje byo mu isi n'ibihinyurwa n'ibitariho Imana yabitoranije ngo ihindure ubusa ibiriho, kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana. Haleluya, haleluya. Bibiliya iratubwira ngo muzirikane guhamagarwa. Uyu ni umuhamagaro wanyu nshaka kumuzirikana. Paulo ajya kureba abakorento yarababwiye ati jewe naje nsobanukiwe, naje mbizi, nzi neza ko mufite ubwenge, naje nzi ko mufite ubumenyi, nza noroheje, mbinjiramo ncishije make, mbinjiramo ntashaka kubereka ko ubwenge bw'isi bwagira icyo buhindura, ninjira ntashaka kubereka ko abizera bizezwa n'ubwenge bwa hano mu isi, ninjira buhoro, ninjira mpinda umushyitsi mwinshi kugira ngo mbereke Kristo wabambwe uwo ari we, mbereke Kristo wabambwe icyo ari cyo, mbereke uwo mwahamagariwe gukorera uwo ari we. Nibwo yababwiye ati nimuzirikane rero guhamagarwa kwanyu. Iyi mpamvu yavuze iri jambo nuko yamaze gusobanurira abantu ababwira ati nimuzirikane uwabahamagaye, kuko abo ubwenge bahamagawe ni bake. Kuko biragaragara hano ko abantu badaheshwa kwizera n'ubwenge bw'isi, biragaragara hano mu ijambo ko abantu badaheshwa gukira n'ubwenge bwa hano mu isi, biragaragara ko abantu badaheshwa n'ubushakashatsi bwa hano kuri iyi si. Tubona abantu benshi bashakashaka, ukumva baravuze ngo aya magufa yabagaho mu gihe kiniki, nge numva babivuga kuri za waruziko, ariko mu by'ukuri buriya bwenge bafite ntago buhesha abantu kwizera, ahubwo bubasubiza inyuma, bubereka ko hari n'igihe Imana yaba itanariho. Ariko ubwenge bw'Imana busaba ibimenyetso. Niba ufite ubwenge bw'Imana, mbere yo kujya gusesengura, usesengura icyaha cya mugenzi wawe, usesengura icyaha cya mwene so wagize, saba ibimenyetso. Numara kubibona umusengere. Nimuhagarike ubusesenguzi
bwo gusenya umurimo w'Imana, ahubwo muze twubake umurimo w'Imana nk'uko Imana yaduhamagaye. Bene data, ntabwo twahamagariwe gukurikirana amadini. Wa mugani wa bene data njya numva bamwe bavuga ati abantu benshi dukunze amadini, ngo ubwo urashaka gushinga idini. Nta dini nshaka gushinga, niryo nakirijwemo ndarizi, niryo barivugaho uyu munsi ndabizi, niryo nahamagariwemo ndabizi. Abandi baturashaka amafaranga, ndayashaka kandi nkora, n'ubu ndakora. Unanyitegereje wasanga nkora, nubwo naba ntakora bihambaye cyane, ariko Kristo yampaye ubuzima kandi ansezeranya kubaho kubwo kwizera, ansezeranya kuramba kubwo kwizera, ansezeranya gukomera kubwo kwizera, ansezeranya byinshi mu buzima, ndetse ansezeranya kurama igihe kirekire. Imana itugirire neza. Ntabwo bamfite rero ubwo buzima, kubera ko nge nayo nkoreye ntabwo ampfira ubusa, kuko ni gake cyane nterwa n'amakuba ngo nikange. Ushobora guterwa n'akarwara gato ukiruka. Kubera iki? Kubera ko we wumva ko ariko kwizera kwawe kukwemerera, ariko nge karanagamo gato iyo nkumvise ngumva ngo indwara iyi niraje, nshobora kwihutira gupfukama nkabaza Kristo mbere yuko nihutira kujya kwa muganga. Ntago ngubuje kujya kwa muganga kubwo kwizera wowe, kubwo kwizera Kristo. Ngewe hari igihe numva ko icy'ingenzi ari ukubanza nkasenga, nashaka nkajya kwa muganga nyuma. Nabwira Kristo nizeye nkabona indwara iragurutse, nabwira Kristo nkabona indwara iragiye, ejo najya kwa muganga bakubita ibizamini bati indwara ntayirimo. Kubera iki? Twebwe abakizwa dukizwa n'ubupfu bw'ibibwirizwa, dukizwa n'amaraso ya Yesu twizeye, kandi ntabwo tubiheshwa n'ubwenge bw'isi no kumenya, ahubwo tubiheshwa no kwizera amaraso ya Yesu akiza. Uwo ni we Yesu tubabwiriza, ni ukugira ngo mumukurikire nka Kristo ukiza, nka Kristo ubabarira ibyaha, ni ukugira ngo muzirikane uwabahamagaye. Kubera iki yabahamagaye? Ntabwo yigeze ahamagara abadokiteri benshi, ntabwo yigeze ahamagara abantu b'abashakashatsi bakomeye benshi, ntabwo yigeze ahamagara abafite masters benshi, ntabwo yigeze ahamagara ibirangirire bikomeye. Oya, yafashe ngo ibitariho kugira ngo akoze isoni biriho, afata ibitariho arabirema abihindura ukuri. Hari umukozi w'Imana njya gusura ahantu tukaganira, nyinjiriwe na mugenzi wanjye twinjiranye bwa mbere, yarambwiye umuntu ko tujyanye tugiye kumusura, ambye ati hari ahantu turahinjira gute? Ati ko ndeba kare kazari gato cyane. Twinjiyemo dusangamo dutebe dutoya, turicara, ariko tukicara turegama turaganira mu nzu ku dutebe yaraduhaye, tuganira ku ijambo ry'Imana rigufi yaratuganiriza. Mu minota itarenze 20 yari yarangije gusesera mu mavu n'amavuko yacu, arangije gusesera mu mikorere yacu, yarangije gusesera mu byo twibwira. Kubera iki? Kuko yarahamagawe. Niyo mpamvu bene abo basangamo Imana, aboroheje Imana yabahaciyemo kugira ngo ikoze isoni abakomeye. Imana yaciye mu bihinyurwa, aho uhinyura kwinjira uhasanga umwuka wera, aho wishimiye kwinjira ukahasanga ibyaha n'ubwicanyi n'ubugambanyi n'ubusambanyi, ariko aho winjiye gake wumva uciye bugufi, wemeye guca bugufi, ukahasanga Imana. Yashyizeho ibihinyurwa ngo ikoze isoni ibikomeye, yashyizeho abatoya ngo ikoze isoni abagaragara ari bakuru mu isi ya none. Niyo mpamvu baza ngo umunyambaraga arihe, ngo ko imbaraga z'abantu zirutwa n'intege nkeya zanjye. Mbese umunyabwenge arihe, ko ubwenge bw'abantu burutwa n'ubupfu bwanjye. Iryo ni ijambo ry'Imana ribitubwira. Muzirikane rero guhamagarwa kwanyu. Abahamagawe ntabwo ari benshi. Bene data, nimubona abantu bacogora, nimubona abantu bagenda bacika intege, nimubona ubutumwa bugenda busubiza abantu benshi nyuma muri no minsi, ngo uvuge ngo kuki runaka koze ibi nanjye nkabyibazaho nawe ukabyibazaho, ahubwo iri jambo kuri uyu mugoroba riradusubiza. Ntabwo abanyabwenge bahamagawe ari benshi, ni bakeya, ahubwo yatoranije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni ibihangange, yakoze isoni abiyita abanyabwenge. Imana nidufashe cyane. Ijambo ry'Imana rirasobanura neza guhamagarwa. Zirikana uko Imana yaguhamagaye. Imana ishobora kuba yaguhamagaye ucuruza, zirikana ko yaguhamagaye ubucuruzi bwawe bukore ukiranuka. Nubona kandi bugusubiza inyuma, ubufashe hasi usenga Imana iguha ikimenyetso, kuko ngo ku Bayuda n'Abagereki bizera Kristo basaba ibimenyetso, ariko ku batizera ngo bajya mu busesenguzi. Wisesengura urebe ngo igihe kirakomeye, wisesengura ngo ushakishe
icyo ukora ngo igihe kiragoye, ahubwo wisesengura, ahubwo injira mu bimenyetso, usaba Imana ibimenyetso. Wahawe ubuhanuzi kenshi, ushaka gusesengura, saba ikimenyetso urebe ko ari ukuri. Wivuga ngo nari nkeneye inzu, ngo ubwo bayimpanuriye ngo ubwo inzu niyo. Wishaka gusesengura, iyo ugiye gusesengura urangije gusubira inyuma, ahubwo saba ikimenyetso, ubwira Imana uti ndashaka ikimenyetso. Uyu mugoroba Imana irashaka ngo ushake ikimenyetso, uzirikane guhamagarwa kwawe. Niba warahamagawe ni ukuri, niba ibyo urimo ari byo, saba ikimenyetso. Niba ibyo urimo ubona atari byo, saba ikimenyetso. Reka ubusesenguzi, kuko ubwenge bw'isi burutwa n'ubupfu bw'Imana, kandi intege nke z'Imana ziruta ubwenge n'imbaraga z'abantu. Ubwenge bw'Imana bukeya nubwo ntabwo igigira, ariko yo yashatse kubigereranya ku mukozi w'Imana, arabigereranya aravuga ati ubupfu bwayo buruta ubwenge bw'abantu, burusha abantu ubwenge. Ni ukuvuga ngo mu byitekereza biri hasi cyane, iramutse ibitekereje biri hejuru y'abatekereza ibikomeye cyane b'ibirangirire bo mu isi, kuko imibare umunyabwenge wo mu isi azi kubara cyane, wa mbere ku isi. Imana mu mibare mikeya yayo irarusha uwo munyabwenge kubara. Ni ukuvuga ngo aho imbaraga z'abantu zirangirira, iz'Imana zirahatangirira. Itarashyiramo imbaraga nyinshi, ikiri mu mbaraga nkeya, iba yarangije kurusha imbaraga abantu. Itarashyiramo ubwenge bwinshi, kirimo gutekereza gatoya, iba yarangije kurusha abasesenguzi bo mu isi. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo nimuzirikane guhamagarwa kwanyu. Imana yabahisemo irabahamagara. Bavuga butumwa, Imana yarabahamagaye. Bakozi b'Imana b'ingeri zose, Imana yarabahamagaye. Abaririmbyi, Imana yarabahamagaye. Muzirikane uko yabahamagaye, muzirikane uko yabatoranije, muzirikane uburyo mwinjiye mu murimo, muzirikane uburyo byari bikomeye. Wiga gusenga, wigishwa kuririmba, wigishwa kumenya kubwiriza, wigishwa byose uko wagiye usobanurirwa n'umwuka w'Imana. Imana ikagufata ikaguhamagara, ikakugira uwo uri we. None ukaba udashaka kuzirikana umuhamagaro, ahubwo ukaba ushaka kujya wirirwa usesengura ureba abacogoye, ukaba ushaka kujya wirirwa usesengura ureba abananiwe, ukaba ushaka kujya wirirwa usesengura ureba abaguye, abahuye n'ibibazo mu rugendo. Urugendo turimo ni ibizigu, urugendo turimo ruraruhije. Bibiliya iratubwira ngo Abisirayeli batubere akabarore mu rugendo, Abisirayeli batubere icyitegererezo mu rugendo. Bajya kumara imyaka 40 bagenda, rwari urugendo rutoya, ariko iyo myaka bayimazemo kubera iki? Kubera ko inzira y'uru rugendo igoye, bahura n'imitego, bahura n'ibyaha, bahura no kugwa, bahura no gucogora, bahura n'ingorane. Ariko Imana iravuga ngo twebweho tuzirikane guhamagarwa kwacu, kuko ab'ubwenge bahamagawe ni bakeya. Dene data, nimutinye, nimukuka umutima, waba warize, waba utarize, waba ufite amashuri, waba ntayugira, waba ufite ubushobozi, waba ntabwo ufite. Imana yafashe abadashoboye ibazamura ngo ikoze isoni abafite ubushobozi. Imana yafashe abadashoboye abatariho ngo ikoze isoni abariho biyita ko bariho. Imana yafashe abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge. Niyo mpamvu umuntu akuganiriza Imana ukumvira gufashije. Umunyabwenge wayigize, wize iryo jambo, akariminuza muri za kaminuza, akaza kari kwigisha, ukumva ntabwo byinjira vuba. Kubera iki? Nuko umwuka wera abari mukeya, ariko babaswa bahawe kumenya, babaswa Imana yatoranije ibaha imbaraga, kuko izi ko kwizera ari byo bibahesheje uwo muhamagaro. Niba rero narahamagawe no kwizera, Imana ishimwe. Imana yahamagaye abantu kubwo kwizera. Niyo mpamvu mbabwiriza Kristo wera wabambwe, niyo mpamvu mbabwiriza Kristo umwana w'Imana. Mbabwira ngo ijambo ryose rikugezeho ukumva utanyuzwe, wisesengura, kuko nusesengura uzacumura, kuko ubwenge bw'abantu burutwa n'ubupfu bw'Imana. Kuko ubuhanga bw'abanyabwenge ubupfu bw'Imana buraburuta, kuko intege nke z'Imana ziruta imbaraga z'abantu. Niyo mpamvu ku Bayuda nyakuri, ku Bisirayeli nyakuri, ku bana b'Imana by'ukuri, kubakunda gusenga, mukwiye gusaba ibimenyetso mu cyimbo cyo gushaka
gusesengura. Umuntu akaza ati mwene so yaraguye, nawe ibyo uri muvuga sibyo kandi waramuburaniye. Abantu baherutse kunyataka bati waburaniye umukozi w'Imana kandi hari ibyo twebwe dukeka. Niba mubikeka ibyo nibibareba, ngiye icyo nshaka ni ibimenyetso mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu iyo nsabye Imana ikimenyetso ngomba kuvuga icyo nabwiwe. Nsaba Imana ikimenyetso nkamenya icyo ngomba guhagararaho. Niba warasesenguye ukumva ko ari umuntu, ukumva ko yacumura, ibyo ni ibyawe, kuko ubuhanga bw'abantu burutwa n'ubupfu bw'Imana, kandi Imana nta bupfu igira. Ni ikimenyetso baba bashaka kwerekana ko ubuhanga bw'abantu bwose burutwa n'imbaraga nke Imana ishyira mu kuganiriza abantu bayo. Aho kugira ngo umuhanga akore arusha Imana, ntibishoboka. Niyo mpamvu Imana yazamuye icyubahiro cy'abantu bari hasi batamenyekana ikabashyira hejuru. Niyo mpamvu Imana ihamagara umuntu akazamuka ava mu muhamagaro, aza mu muhamagaro avuye mu isi agahamagarwa neza. Bakavuga turiya muntu kubera iki yamamaye, kubera iki akomeye, kubera iki ameza atya, kubera iki ninde. Hari umuntu yerutse kunyandikira ngo mbese uriya ni mwene runaka wo kwa runaka, uwo ni umuturanyi. Kubera iki mvuka horoheje, kubera iki ncishije bugufi, kubera iki abona nta mashuri ahanitse nize, ariko icyo nsobanukiwe ni iki, meshwa no kwizera ubuntu bw'Imana ngakirishwa ubupfu bw'ibibwirizwa. Ijambo ry'umwuka ringezeho ndahugurwa, nkemera nkihana. Ijambo ry'umwuka ringezeho ndatuza, nkemerera icyo Imana ivuga. Bakristo bavandimwe, nshuti z'umusaraba batuye mu Rwanda, bari mu mahanga badukurikira, ni muzirikane uko Imana yabahamagaye. Mwicogora, uhamagarwa Imana yaragushakaga, uhamagarwa Imana yari gukeneye. Wibuka uko wahamagawe uhanura, wibuka ubuhanuzi bwawe, wibuka aho bwakuye abantu, wibuka aho bwagejeje abantu, wibuke gukiza kwawe usengera abantu indwara zigakira, wibuka ukuri wirukanaga nyabingi, ukirukana amahembe, ukirukana abadayimoni. Ni ukuri bene data, nimureke muzirikane guhamagarwa kwanyu. Maze iminsi ndeba abakozi b'Imana benshi bivanga n'iby'iki gihe, bivanga n'iby'iyi si, bivanga n'ubwenge bw'iyi si, bivanga no gukora kw'iyi si, bivanga na politike z'iyi si, bivanga n'imibare y'iyi si. Ariko Uwiteka aravuga ngo nimuzirikane guhamagarwa kwanyu. Umwuka w'Imana aravuga ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu, kuko abo ubwenge bahamagawe Imana iratangaza mu Bakorento, mu gitabo cy'Abakorento bambere igice cya mbere umurongo wa 26 iravuga ngo abo ubwenge bahamagawe ntabwo ari benshi. Ntimuvuge ngo bariho, ntabo ni bake cyane, kandi ibisarurwa bireze. Abasaruzi bahamagawe bakomeye ni bake. Niyo mpamvu ugomba guhaguruka kubw'ikigisho cy'uyu munsi, ugakanguka ugasubira ku rufatiro, ukazirikana guhamagarwa. Nimuzirikane uko Imana yabahamagaye. Niba narahamagawe mpanura, nimundeke mpanure. Mwivuga ngo nahanuye ibikomeye, we ntabwo ari ibyawe, ntabwo ushobora guhanura ibikomeye utabihawe. Niba narahanuye ibikomeye, nahanuye ibikomeye kuko nshobora kurya inyama iri kwigufa nkayiguguna, n'igufa nkarimara. Ariko wowe birashoboka ko ushobora kuburya inyama uyu munsi bagusereye bakazisya. Rigizo ngizo kuko nizo wahamagariwe. Niba ndimo kurya irindazi nkarishobora, hari undi uri burya umwumbati akawumara. Buri wese afite uko yahamagawe, nk'uko urugero mbahaye rwo kurya. Turya ibiryo bikomeye, undi akarya ibyoroshye, undi akarya ibyoroheje, undi akanomberwa bitewe n'ubumuga bw'umubiri we. Niko no guhamagarwa bimeze. Mbasha kuba naguguna igufa nkarimara, wowe ukaba ubasha kurya imboga. Kora mu muhamagaro wawe wo kurya imboga, ubwira abantu iby'Imana yagutumye, kuko abo ubwenge bahamagawe ni bake, ab'imbaraga nyinshi bahamagawe ni bake, abo ubutunzi bahamagawe ni bake. Zirikana rero guhamagarwa kwawe, muzirikane umuhamagaro wanyu. Imana iraguhamagaye, haguruka ukore. Imana yaraguhamagaye, wikisuzugura. Uragenda wambaye bodaboda, genda, ejo Imana izaguha inkweto, kuko yaguhamagaye woroheje kugira ngo ikoze isoni abakomeye. Yaguhamagaye nk'utariho kugira ngo ikoze isoni abariho neza. Ihagararire mu buntu bwayo, wizera amaraso ya Yesu akiza, ukore. Wahamagaye wambaye ipantaro icitse,
witinya, haguruka, Uwiteka Imana azakwambika. Ntabwo uzahaguruka kabiri Uwiteka ataragushakira uburyo bwo kwambara. Niyo mpamvu ugomba guhaguruka. Ibyo bibaho. Abantu benshi bajya batinya gukorera Imana. Nsa gutya sinagenda, nsa gutya ntabwo nakora, ntabwo nabasha kugenda ntafite umwambaro usurya, sinajya ntameze nya. Ibyo bijya bibaho, umuntu akijena akumva bidashoboka. Ariko se abatunzi bahamagawe ni bakeya. Kubera iki? Yahisemo guhamagara boroheje ngo ikoze isoni abakomeye. None uragira ute kwanga gukora? Ukenyera umwitero utere, niba ntawo ukenyere hasi hejuru, uwujyana ari umwe witeye. Imana izakwambika. Imana yiteguye kugukorera ibitangaza kuko niyo yaguhamagaye. Zirikana uko Imana yaguhamagaye. Wisubira inyuma ngo ureke guhanura ngo hari ibibazo. Wisubira inyuma ngo ureke guhanura, yaraguhamagaye. Iyi Imana ibona ko abakomeye babukeneye iba yarabubahaye, kandi ngo bakomeye iyo bajya kugira ubwenge ntabwo baba barabambye Yesu. Yesu yabambwe n'abakomeye, Yesu yabambwe n'abayobozi b'iyisi, Yesu yabambwe n'abatambyi bakuru. Ntabwo Yesu yigeze ahigwa n'aboroheje, yahizwe n'abanyabwenge. Niyo mpamvu ubwenge bw'iyisi bwashyizwe hasi kugira ngo ubwenge bw'Imana bushyirwe hejuru, kugira ngo ubuswa bw'abaswa buve mu buswa buzamuke ikoze isoni abiyita abanyabwenge ba hano mu isi. Imana itugirire neza. Wikwisuzugura, tambuka ujye gukorera Imana yaraguhamagaye. Zirikana umuhamagaro wawe, uzirikane gukiranuka, uzirikane kwihana no kwezwa no kwizera. Nibyo biguhesha gukomera mu muhamagaro. Imana itugirire neza. Imana idufashe. Bene data nshuti z'umusaraba, kuri uyu mugoroba nimukomere, nimugire amahoro ya Kristo, nimugire gukomerera muri Kristo. Ijambo ry'Imana rirabahumurije. Uzirikane uko Imana yaguhamagaye. Wabayeho uhamagarwa bikomeye. Uyu munsi wa none birakomeye. Uyu munsi wa none nta kiza urabona, ariko zirikane uko Imana yaguhamagaye kuko iragushaka, kandi byiza birahari, kandi byiza Imana izabiguha, kandi ikigeretseho Yesu yavuze ko izaduha n'ubugingo buhoraho. Icyo nacyo kirahagije. Niyo mpamvu Yobu yihanganye arakomera mu bigeragezo, aravuga ati jyewe navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, naje mu isi ntacyo nzanye, ibyo nabonye mu isi byari kado, niba bigiye nibigende, kubera ko no mu nda y'isi nzasubirayo ntacyo njyanye, ariko nta cyambuza kwiringira Uwiteka. Muzirikane guhamagarwa kwanyu. Ntuvuge ngo warahamagawe, ngo uhamagarwa ukize, ngo none umaze gukena. Umaze gukena kubera iki? Ahari kera wari ukize, umuhamagaro ntacyo kubaza. None umuhamagaro wagusaba kwitanga, umuhamagaro wagusaba gukora, umuhamagaro wagusaba ko hari ibyo uhindura, ibyo wakoraga mu buryo butari bwo biragusaba gukiranuka. None ngo gukizwa bigushubije inyuma kubera kubona ntacyo bikungura. Biracyungura. Amahoro Yesu atanga aruta y'abisi batanga, kuko intege nkeya z'Imana zirusha abantu imbaraga, kuko ubupfu bw'Imana burusha abanyabwenge ubwenge. Imana ibaha umugisha cyane. Muzirikane yabahamagaye. Abo ubwenge bahamagawe ni bakeya, abahanga bo mu isi bahamagawe ni bakeya, abakomeye bo mu isi bahamagawe ni bakeya. Muzirikane umuhamagaro wanyu. Bene data bakundwa, ndabashimiye kuri uyu mugoroba, ndabashimiye kubw'umuhamagaro mbibukijeho gatoya. Ntabwo twafashe umwanya munini wo kubyinjiramo, ariko ikiriho niki nuko umwuka w'Imana ashaka ngo buri wese azirikane guhamagarwa kwe. Muve mu mpaka rwose, bantu b'Imana turi kuri YouTube channel, tuve mu mpaka, tuzirikane guhamagarwa kwacu. Bene data, ab'Imana yahamagaye ari abanyabwenge ni bake, aba yahamagaye ari abahanga ni bake, ariko yahisemo gutoranya abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge. Imana niduha umugisha kuri uyu mugoroba, kandi Imana ikomeze ibane namwe. Murakoze cyane. Yesu Kristo nakomeze kubafasha. Dufatikanye dusenge, uwaretse umuhamagaro awusubiremo. Ukuri Imana irakuzi kandi yaraguhamagaye. Komera, kuko yagushyizeho ngo urute abakomeye bo mu isi. Yaguzamuye ngo ube icyamamare, ikoze isoni abiyita ibyamamare byo mu isi. Imana ikugirire neza, igumugisha. Urakoze Uwiteka nyir'ingabo, urakoze Imana isumba byose. Tugirire neza, udufashe. Iri jambo ryawe rikwire hose, iri jambo ryawe rihamagare benshi, kandi buri wese azirikana umuhamagaro we, kandi buri wese azirikana uko yahamagawe, kandi buri wese azirikana uko Imana yamuhamagaye, kuko uyu munsi utazirikana guhamagarwa kwe aragowe. Ariko nk'uko wahisemo gukoza isoni abanyabwenge ugahagurutsa abaswa,
turagushimye kuko wahamagaye aboroheje ngo ukoze isoni abakomeye. Ahari abakomeye bo mu isi bari gusuzugura abaswa, bari gusuzugura aboroheje. Ahari abanyabwenge bari gusuzugura aboroheje, ariko ibyo byose wabikoreye ngo ubahurize mu maraso ya Yesu Kristo umwana wawe ukunda. Uyu munsi turagushimye ko byose ubyumvise, ukize buri wese mu mwanya we, kandi buri wese azirikana umuhamagaro we nk'uko wamuhamagaye azabigororerwe adakozwe n'isoni. Izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe niryogere, mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amen.